Nina uzangana kuza kuntera umwanzi uzabyihorera. Sinzi kugusiga. Mushitsi zanjye umunyamwanda mukuru. Kandi mushitsi utagira ubwenge usimba mushaka. None si umuntu muzima abagabo ariko asa umwana akasimba. Mushaka usanze ntagira ubwenge. Ntabwo. Ubwo si ubwo umuntu muzima yakora ibintu. Ubwo nawe rero ntagira ubwenge se uri bufite. Baduhamagaye umuntu muzima utuka umushyitsi wagira ubwenge. Bahamagaye abantu bazi ubwenge. Bavuga ati bino bintu ni iby'umuntu uzi ubwenge cyangwa. None usanze ndi ikimara. Ikimara. Reba ibintu wakoze. ngo byihakurireho none mani ntabwo ubikora ntabyo nkuraho ibitutsi byose ntabwo ndi kugukorera isuku ntabwo uri igitambambuga ntabyo nkuraho mani barakabifata ntabyo nkuraho ntabyo nkuraho kisa ngaho rwana. Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Keye and Oliva. Keye twagarutse sezeyeje mani tumaze igihe tudahari cause narwaye ikintu ku munwa nyine tunari byutse nsanga hano haje ikivoro nyine abantu bakuru barambwiye ni umuriro cyaraje cyari kibangamye cyane ku buryo nyine ntari gukora kandi cyahamaze igihe ariko buno meze neza I'm good ubu twakora uyu munsi nzanye akantu nshaka kugira ngo nyine ngo ngiye gukorera twene prank cause ubushize ubwo twari duherukana yari yankosoyemo ukuntu anshinja umugabo wiwe mwarabibonye gusa nyine ntabwo iyo ngiye kumukorera ikaze cyane ariko muri buze kureba ukuntu ari bwitware mani avuye ku isoko mu kanya avuye kugura dayipa z'umwana na wayipa ikintu ngiye gukora murabona ameze neza ntabwo nanduye gusa ngiye gufata za wayipa avuye kugura nshyashya zipfusha ubusa ntabwo nzi ko biri butwike ariko tungiye kumureba ngiye nyine reaction yiwe nshaka kureba ari mu gikoni murikubona ndi mu cyumba jyenyine muri bathroom murabizi ntabwo umuntu yabona ahantu ahisha kamera niyo mpamvu nakoresheje phone ubwo nyine sinzi ngo nimuzabona nyine isura itari kugaragara neza zihangane niko bimeze ngiye gufata wayipa ndashya ndi guhanagura inkweto nzipfusha ubusa koko uburyo yego ntabwo biri bumubabaze cyane nk'uko mbishaka ariko uko biri kose nyine bivuze ko kugaragaza agasura kabi umukobwa ngiye kontesha nyine tugiye kubikora maze turi buze kureba ukuntu ari bwakitinge turi reaction yiwe twagiye muri bathroom kumva imibereho ndi gutura mani tuvuye aho tunasara uzonambaye gutya nje wawe mvuye kuri date separatise karagerera akujyanyaho erega ntabwo abashira nabo kuri severance gusa sorry abakunzi sabusheri sikirimo cy'abana sorry umukunzi ntabwo ari kuri severance gusa mvuye kuri date shana umusore mwiza ushaka kumenya nasi kugiye kahise nubwo avuye kuzigura ubwo nta cyangwa n'umushaka ngiye kuzipfusha ubusa kamana ko udukweto twanjye n'undi twari tumaze gusena anyinshi wajya kuri date inkweto zisa nabi zari byakubaho kambonereho nanahanagura
arangije. Urukweto rwabaga rutararangira. Mnabigana kubana? Rwanagura inkweto mushara. Yeah? Rwanagura inkweto. Ugira ute? Yeah? Sikona ntarwanagura inkweto. Uri kugira ute? Ntanagura inkweto. Uri bwana gusiki? Tuwayifatwa umwana. Ndiko ndizara kwa ndikurota. Miguel. Rwanagura inkweto hari ibibazo. Watwara ubigeze. Waipa kukura. Ahubwo umfasha umwanya umfasha ari Sitwase. Ahubwo na waipa kukura kakanya na ibase. Uswari bwomenye Usibagira kukura. None izi zafata yase n'urukaturika kukura. None sinagiye hano. Ariko ndabikora. Ariko nizere ko ndikurota atari ibyo marake nukuri nto. Ngira atari kwangiriza. Nk'abana. Abana rero bakoresha ako kantu ngo Nusuri seriye. Uri kuraba ibintu wakoze? shampishano kuburetse. Ugira umwanda rero kurangira no muri Ndahanagura ariko sikwanagura ni ikibazo. Bantu kuri mara mara cyane uko ndi seriye. Sugarura. Mbese njye kubona kuri inkweto nari seriye. Nusuri ko ntaje kunara umwanda. Ndabikuraho. Mbese n'amaboko mfite aya ngaya ibiti. Umva ndavuze ngo namuretse nabi. Uzikomera kuza ku ngufu. Hasigaye ururomwe. Nusuri cyane gukora hose nta nisa. Waipa kukura kano kanya. Mubisi ngipfutse cyapuretse n'ubundi kapuretse nshobora karangiza. Sikozi maze. Nusuri kukura ndaipa zo kugira. Sana Mana sasa nabi. None yaya gusiza ndaipa iwanyu. Cyangwa ufu iwanyu ndahanagura inkweto kubera iki? Reba kumugira muri paturo umuntu. Shamani ndibona mbibona. Mani no kusa kunera umwanda ibingibi. Oya birata basi banagura intoki. Intoki zonyine. Kwe usiko birakariyemo. None ndikuza kugira ngo ndishime. Reba kuntu reba hagize Ndahanagura ariko Ndahanagura si cyose kuri atari kunera umwanda reba kuntu. nyine umuntu wase nubwo yabona ko tugwanagura inkweto. Nose ntabwo ari kunyangiriza uzibona banasiguza amafaranga. Asubundi uko mbona kugusura ari ntambara. None ukutirana ukuza kunyangiriza ugafata diaper z'umwana wanjye uvuye kugura ukazigira ukazigira. Aka kawaii mpaka tukatarengesha utugorane tubiri natwo ntabwo tugezemo guhanaguza inkweto ni ikibazo. None umuntu aba yadukoreye arega. Uzareke kugura. Nose ndakwishuje. Ariko Mbese wakagenda kuri inkweto nkarangiza. Wava. Waipa kugura ako kanya narareba wisiye nta nubwo nanayikora. Ahubwo se bari kugira ngo mbone wenda simenye icyo nkoresheje kamwe ntabwo wari kugira. Birakariyemo. Wabase kanihanagura intoki. Waipa kugura ako kanya uri kuraba ukuntu azigiza none si ukangiriza wowe wakigira ubwenge umuntu ungana nawe ni wowe ukora ibintu Umusanze nta bwenge ngira. none se niyo ufata ubagiza utamuri taraje. Ubwo se ngaha kuko nari nkiri mara ubonye byanze nanze kwantabura. None iyo ubonye uri gukireninga inkweto uratagaguza hose Oya nuko mbonye agatarashikanye ariko ntajya mbona uko nterera ndavuga kandi kuba wari uzi ko ugiye kwangiriza byose ugiye kubisosoramo niyo mpamvu wagize. ubu umusharuko mbona bigize intambara igihe ntabwo nzagaruka kuguswa. Mwana mujya mugira ubwenge muri abantu bakuru. Ubwo muri make usanze ndikimara ku buryo mbona ngira ubwenge. Injiji nyine. Uri injiji. Niba tinjije none nibyo mpanaguye Ndabona ngo bikore Ntabyo ndasira umuntu amufana. ariko ngo ndinjije uzi ko ndimo mbakundwa. Ndavuze vanaho
wabimenye se wabimenye umuntu ungana nawe no gukora ibi bintu bimeze bityo fata unama kanahise ndahita mara byose utaza gupfa ubusa nimba uje kunsura ugiye kunyangiririza ntabwo ari uri kubera umwanda wose kuntera muri iyi bathroom ubwo se kuna mugakuraho utugutu n'ibintu bya danje none koreshize tarashi muri bathroom irasa ko ariyo gushira uje kwiha nibyo wangirije muri bathroom ugomba kubishyira muri tarashi kandi tarashi ni gato uzagore niba umuntu ajya abona uko muri nisa none ni mu bukwe cyangwa ni mu mashuri mbese niba muri iyi bathroom bagasanga isa nabi abantu bose baraseka njye cyangwa baraseka wowe hano tuyahita baborosereza inkweto ntabwo ari aho gushyira inkweto baba tuyahita baborosereza intunga baborosereza amen ubwo se inkweto zanjye zigize zisira ahantu ugomba ntikange mwanamura mwana ntimugare mubwire umwanda ngo muze kuwuntera gusa ubwo urumuri rwabo ujya wagira gutya utabeshe ugote muri bathroom y'iwacu wasanga hano dutera mbese ibyo bidanje ibyo bakundamo badutaragura oya ntabwo nshobora njya kumwanda muri bathroom utagira isuku muri bathroom kuko bathroom abantu bose bageramo baba hariho hose ni ukahagirira isuku ntabwo ari ngombwa kugira umwanda koko ntibirakariye oya manzi uzajya uzumva neza ko gusura niba ari oya uzanga no kuza kuntera umwanda uzabyihorera sinze kugusura umushyitsi uzanyabona umunyamwanda mukuru kandi umushyitsi utagira ubwenge simba mushaka none se umuntu muzima abagabo ariko asa umwana mushaka usanze ntagira ubwenge ntabwo ubwo si ubwo umuntu muzima yakora ibi ngibi ubwo nawe niba ntagira ubwenge se uri bufite ubwo duhamagaye umuntu muzima utuka umushyitsi wagira ubwenge duhamagaye abantu bazi ubwenge bavuga ati bino bintu ni iby'umuntu uzi ubwenge cyangwa none usanze ndi kimara ni ikimara reba ibintu wakoze gore ibintu wakoze ngo byihekurireho none mani nkuna mubikora ntabyo nkura mu bitutsi byose ntabwo ndi kugukorera isuku ntabwo uri igitambambuga ntabyo nkuraho mani wareke bafata ntabyo nkuraho wareke bafata ntabyo nkuraho kisa ngaho rwana ishashi irimo ibishyiramo mbese urwanya ntari guhita mwute nta shashi irimo wibutsa yuko nta shashi irimo ariko mbifuza se nyine barakuzi muko barakuzi ariko ni umwanda ntubwira ngo ngo baragushima nyine ugeze aho nyihera akaba ariko ntiyanagurira mwana wambaye gufata kuri izi wayika ntaguca intoki bamubwira siko yarakaye umushara uburatama ari manzi ndangiza mpanaguraho no ku ntoki akimuvuga tukavuga nabi mukora buratsa nyine wegerayo maze kumukirira ndanatashye ari ugira umushara buratsa mani ako ngako n'ubundi kacagaze ntabwo ndi buratsa nyine nanjye ntabwo ndi gukina egerayo insire iriya telefone igihe yari kugira yari gufata ntuza ndetse ubwo ni ubwenge